Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana nishyirwe hejuru, Imana nihimbazwe. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana ibihe byose. Imana iturinze ikatwongera undi munsi. Uyu munsi ni itariki 24 ukwezi ni ukwa kabiri, mwaka ni 2026. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana yo yakuzigamye ikakurinda. Urebe aho amatariki ageze uyu munsi, wumve ko ari imirimo y'Imana. Imana niyo yakurinze. Hari benshi uhereye mu kwa mbere bapfuye, abacitse amaguru, bacitse amaboko, ariko abo bose Uwiteka Nyiringabo Imana arabakurukisha, baguhitisha, warakurinda. Ntacyo wabarushaga, ntacyo wari cyo, ariko Uwiteka Nyiringabo arakurinda. Harabakurushaga amashuri, abo barapfuye. Harabakurushaga uburanga, harabakurushaga amafaranga, ariko abo ngabo barapfuye. Uyu munsi ongera wibuka aho Imana yagukuye. Uyu munsi ongera wibuka imirimo y'Imana, wibuke imbaraga z'Imana. Nurangiza uvuge ngo Imana ihabwe icyubahiro. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje. Uyu ni uwundi munsi Imana iduhaye, ni uwundi munsi Imana ishyize ku buzima bwacu. Cyubahiro n'ikibi cyayo ibihe byose. Uyu munsi byuka urabagirane. Turasoma ijambo ry'Imana, Yeremiya 40 umurongo wa 4. Haranditse ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubonera hakuboneye aba ariho ujya. Imana yacu ni ishimwe cyane. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje. Ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi, ntabwo ari ejo, ni uyu munsi Imana irakubohoye. Uyu munsi Imana ibohoye ubuzima bwawe. Uyu munsi Imana ibohoye izina ryawe. Uyu munsi Imana ibohoye urugo rwawe. Uyu munsi Data aremye ikintu gishya ku buzima bwawe. Uyu munsi noneho rero uyu munsi ndakubohora. Ureho iminyururu yose yari iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Hari iminyururu imaze igihe iri ku maboko yawe. Hari iminyururu imaze igihe ikuboshye. Iyo minyururu ikuvuyeho uno munsi. Iyo minyururu ivuye ku maboko yawe. Iyo minyururu ivuye ku maguru yawe. Iyo minyururu ivuye ku kazi kawe. Minyururu ivuye ku nda yawe. Wari warabuze urubyaro, ariko iminyururu iracitse. Wari warananiwe gukoresha mariage, ariko iminyururu iracitse. Hari visa yawe yari yaraheze mu kirere, ariko nonaho iminyururu iracitse. Hari iminyururu yaguhambiriye. Iyo minyururu ikubuza gutera imbere. Hari iminyururu y'ubukene imaze igihe iguhambiriye. Hari iminyururu y'amadeni imaze igihe iguhambiriye. Hari iminyururu y'igisuzuguriro imaze igihe iguhambiriye. Ariko ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Kandi nta kindi gitumye Imana ibikora. Si uko uri mwiza, ntabwo ari uburanga, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari amafaranga menshi, ntabwo ari uko wakiranutse cyane. Oya, iravuze ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Nutanabishaka kandi nabwo irorere, igihugu cyose kiri imbere yawe. Mu yandi magambo, Imana yamaze kukubohora. Imana yamaze kubohora ubuzima bwawe. Imana yamaze kubohora urugo rwawe. Imana yamaze kubohora izina ryawe. Imana yamaze kubohora umuryango wawe. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje. Mana nyaguhora ku ngoma, Imana uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga. Hirya yawe nta yindi mana tugufite, ntitwifuza undi murengezi.
abakwiringiye abo ngabo ntibazakorwa n'isoni, abakwiringiye ntibazamwara. Ndasengera uyu muntu uravuze ngo none uramubohora. Mana, ndasenze bohora uyu musore umaze igihe akora ariko agahomba, uyu musore wabaswe n'imbaraga z'abadayimoni zihora zitsikamira ubuzima bwe, zihora zimunaniza, buri kimwe cyose agerageje gukora kikanga. Uyu musore Mana, mukureho iyi minyururu, iyi ni iminyururu imuboshye, nayo yimukureho. Ijambo ryawe riravuze ngo uyu munsi ngo urabohora, urabohora abantu bawe, urarengera abantu bawe. Ndasengera abakobwa babohore, ndasengera abagabo babohore, ndasengera abamama babohore. Imbaraga zawe nizigaragare ku buzima bw'abantu bawe, ubutware bwawe nibugaragare ku bantu bawe, igitinyiro cyawe nikigaragare ku bantu bawe. Aya masaha ndahamagara amaraso ya Yesu Kristo, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara ijambo ryawe Kristo niriboneke mu bantu bawe rigwiriye. Abantu bahereza umutima mushya, abantu bahereza ubuzima bushya, abantu bahereza icyerekezo gishya, abantu baremera ubutsinzi, abantu baremera imbaraga, abantu bahagurutse, abantu bazamure mu izina rya Yesu. Aya masaha ndananiza imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni, ndananiza imbaraga mbi zose z'umwijima, ndananiza imbaraga mbi zose z'abarozi, ndananiza imbaraga mbi zose z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Hari umwuka utsikamira abera b'Imana, uyu mwuka ubabuza umugisha, uyu mwuka ndawufatamire, uyu mwuka ndawunaniza, uyu mwuka ubabuza umugisha, uyu mwuka ubabuza gutera imbere, uyu mwuka ubabuza kwaguka, uyu mwuka ubabuza kugera kure, uyu mwuka ubabuza amahoro, uyu mwuka ndawufatamire. Ndagutegeka dayimoni, uri imbaraga y'umwijima, uri imbaraga y'umurozi, uri umwuka w'ikuzimu, uri umwuka wiyoberanya. Ndakwambura ubushobozi dayimoni, ndakwambura ubushobozi shetani mu izina rya Yesu. Wambaraga we ya Nyabingi, wambaraga we ya Karande, wambaraga we y'igisuzuguriro, umwuka w'uburetwa, umwuka wa Rutindangezi na Nyirakagenza, iyo myuka ndayifatamire. Imyuka ya rubare, imyuka izenguruka mu kirere, imyuka inaniza abantu b'Imana, iyo ngiyo ndayigizayo. Hari umwuka utera igihombo, hari umwuka utera ubukene, hari umwuka utera inyatsi, hari umwuka utera igisuzuguriro. Uyu mwuka ndawufatamire, ncagaguye buri mwuka, ncagaguye buri imbaraga, ncagaguye buri karondozi. Ndirukana Nyabingi, imbaraga za Nyabingi ndazisenya, imbaraga za Nyabingi ndazisenya, ibicaniro bya Nyabingi ndabisenya mu izina rya Yesu. Umuntu wese wumvisha iri sengesho yakira ubuzima, yakire kubohoka, yakira imbaraga, yakira impinduka, yakire gutera imbere, yakire guhindurirwa amateka. Inyatsi zari zimuriho zimuveho, uburwayi bwari bumuriho bumuveho, ubukene bwari bumuriho bumuveho, igisuzuguro cyari kimuriho kimuveho, amadeni yari amuriho amuveho, uburwayi bwari bumuriho bumuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana dayimoni y'uburwayi, ndirukana dayimoni y'uburwayi, ndirukana dayimoni ya diyabete, ndirukana umwuka wa kanseri, ndirukana umwuka w'umuvuduko w'amaraso, ndirukana umwuka w'uburwayi bw'umutwe udakira mu izina rya Yesu. Umuntu wese wumva rino jambo, umuntu wese wumva iri sengesho, uwumva byukura bagirane, reka yakire ubuzima, reka yakire imbaraga, reka yakire kubohoka, yakire impinduka mu buzima bwe, yakire amateka mashya mu buzima bwe, yakire kwagurirwa imbago, yakire kuzurirwa ibyapfuye mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana, kuri Imana iremye ubuhamya, kuri Imana iremye ubuhamya, kuri Imana iremye umuhamya, kuri Imana itanze umugisha, kuri Imana itanze amahoro, kuri Imana itanze umunezero, kuri Imana itanze ibyishimo, kuri Imana. Haleluya! Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana itananirwa. Reka ukomeze gukora ibikomeye, reka ukomeze kwiyerekana, reka ukomeze kwigaragaza, reka ukomeze kugendagenda, maze izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, urakoze byiringiro bidakoze isoni. Ndagushimye kutabaye abantu bawe, ndagushima kubarengeye. Cyubahiro n'ikibi cyawe Yesu. Amen. Iyi ni byukuri abagirane kuko umucyo wawe uje. Reba niba utari wakora subscribe, yikore rwose. Ntugende udakoze like, ntugende udashyizeho comment yawe. Andika utamena, wandika uti nakiriye kubohoka, wandika uti nakiriye ubutsinzi, wandika uti nakiriye ihumure mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo
kurengeye ubwoko bwawe. Rero nawe wari udukurikiye, umugisha w'Imana ukubeho, ineza y'Imana ikomeho, Uwiteka guhindurira ibihe kandi Uwiteka guhindurira amateka. Amen.